Izina Aime, izina ry'umuntu ukunda kwitabwaho. Aime ni izina rihabwa umwana w'umuhungu ariko kandi nanone rigahabwa umwana w'umukobwa, aho bitandukanira mu myandikire. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa rikaba risobanura ukundwa cyangwa se umukundwa. Bakundwa rero ba Aime, nimwigire hino mwumve uko muteye, nkuko tubivuze izina ryanyu risobanura ukundwa cyangwa se umukundwa. Nkuko bisanga dusanzwe tubabwira ubusobanuro bw'amazina ndetse tukababwira ibaranga cyangwa se ibiranga abantu bafite iryo zina runaka tuba tuvuzeho. Niyo mpamvu rero n'aka kanya tugiye kubigenza uko dusanzwe tubigenza. Mbere yuko dukomeza n'ibiranga abantu bitwa ba Aime, reka tubanze dusuze kandi duhe ikaze buri umwe wese uhisemo kubana natwe kuri Media Empire, aho tugeze mu gice twareba ubusobanuro bw'amazina. Tukaba dufite izina Aime nkuko mwabyumvishe. Ngi basuza nkana ikaze ndi Singizwe Edith, nimucikwe. Ikaze nanone by'umwihariko kuri ba Aime, waba umuhungu waba umukobwa ariko ukaba witwa Aime, tuguhaye ikaze by'umwihariko. Niba utitwa Aime kandi nawe ntabwo hejwe, ushobora kuba ufite umwana witwa ko cyangwa se ukaba ufite inshuti yitwa ko, ukaba wifuza kumenya uko umwana wawe ateye, ukaba wifuza kumenya uko inshuti yawe iteye. Rero nawe ntabwo hejwe, ahubwo tuguhaye ikaze nkuko twaha ikaze ba Aime. Impamvu bo tubahaye ikaze by'umwihariko nuko ari bo bagezweho cyangwa se kuri uyu munsi ari bo twateguye ubusobanuro bw'izina ryawe. Tudatinze rero tugiye kubabwira ibintu biranga ba Aime, aho ikintu cya mbere kiranga ba Aime ari Aime ni umuntu ushaka kwitabwaho, ntihagire ikimubabaza cyangwa se ngo kimubangamire cyangwa se kimuhungabanye. Iyo bitagenze uko rero usanga ahora arwaragurika. Mubyeyi rero niba ufite umwana witwa Aime akeneye kwitabwaho, nkuko wabyumvise twavuze ko iri zina risobanura umukundwa cyangwa se ukundwa. Rero niba utiteye kuri Aime, ubwo umenye ko bizamubabaza cyangwa se bikaba byaba impamvu imwe ishobora gutuma umubona ahora arwaragurika. Niba uri umuntu mukuru kandi witwa Aime, nawe ukeneye kwitabwaho cyangwa se kuba bakuba hafi kugira ngo bakurinde ibyo bibazo. Ikintu cya kabiri mu bintu biranga ba Aime ni uko usanga Aime ari wa muntu yabaye umugore cyangwa umugabo yita ku nshingano kimwe nuko ashobora kubyihorera akaba yakigirana ibindeba igihe ateretswe urukundo. Ibi ngibi bivuze iki? Bivuze ko nyine kugira ngo yite ku nshingano ari uko abantu mubanza kumwereka cyangwa se kumugaragariza urukundo. Iyo bitagenze uko yigirana ibindeba. Muri make ni wa muntu uba wifuza ko abagize umuryango we cyangwa se undi muntu wari we wese bamugaragariza urukundo mu buryo bufatika, bakamurinda nyine cya kintu cyangwa se ikintu cyari cyo cyose cyamubuza amahoro cyangwa se cyamurakaza. Iyo bigenze uko rero bituma kwa kwita ku nshingano byirengagiza akaba yakigira n'ibindeba. Ikintu cya gatatu mu bintu biranga ba Aime ni uko Aime ari umuntu uzi kujya inama, ureba kure kandi uzi gushakisha imibereho uko ashoboye kose. Abasha kugira abandi inama, abasha kureba kure kandi agashakisha imibereho mu buryo bwari bwo bwose. Si nka bamwe bicara ngo biturize bumve ko bitabareba cyangwa se bumve ko hazaza habo hadakeneye ibikorwa runaka. Ikintu cya kare kiranga ba Aime ni uko Aime ari wa muntu ugaragaza ubumuntu abinyujije mu kugira isoni n'amarangamutima menshi. Ubundi biragorana kuba wabona umuntu ushira isoni akaba agira ubumuntu. Niyo mpamvu rero abantu benshi bagira ubumuntu nuko usanga nanone barangwa no kugira isoni. Ikintu cya gatanu kiranga ba Aime turakiganisha mu myambarire, aho Aime ari umuntu ukunda ibintu bijyanye n'imirimbo, kwambara neza, kugaragara neza no kwirimbisha. Hari abantu bambara imyambaro ntacyo bitayeho, gipfa kuba babona bambaye nta kindi nyine bakumva kubyo bihagije. Ariko ba Aime usanga ari abantu bakunda kwirimbisha cyangwa se bakunda ibarimbisha kandi bagakunda kuba bagaragara neza mu bandi binyuze mu myambarire cyangwa se mu kwambara neza kwabo. Gatandatu, Aime ni umuntu usabana kandi akishimira ubuzima. Gusa nubwo asabana, iyo umureba ushobora gukeka ko atavuga cyangwa se ugakeka ko ari igifura, ariko iyo mumenyeranye birahinduka. Muri make rero usanga atuje atavuga cyane iyo ari mu bantu batamenyeranye, ku buryo ushobora gukeka ko atavuga cyangwa se ari igifura. Gusa iyo umaze kumenyera arisanzura akaba yavuga kukurusha cyangwa se akaba yavuga ugatungurwa n'ukuntu ari kuvuga cyangwa se n'uburyo yasabanye nawe. Ikintu cya karindwi kiranga ba Aime turakizana cyangwa se turaganisha ku bijyanye n'amasomo, nuko Aime akunze kwiga ibijyanye n'ubujyanama, ibyo kwita ku bana, ibijyanye n'ubuzima, iby'ubugeni n'ibindi. Ibi bikaba binatuma Aime arangwa n'urukundo rw'abana. Ni umuntu ukunda abana cyane ku buryo binashobotse yakiga ibijyanye no kwita ku bana. Ibyo kuba akunda kwiga ubugeni cyangwa se kwiga ibijyanye n'ubugeni, byo nuko ari umuntu ukunda imirimbo kandi agakunda kugaragara neza. Ibi bikaba bifitanye isano rero cyangwa se bifite aho bihurira n'ubu bugeni. 8, ushobora kwibaza uti ese Aime ari umwana abateye ate cyangwa se abameze ate? Aime akiri umwana usanga ahora ajunjamye, ntagire icyo yikorera, ahubwo ibintu byose akabifashwa. Ibyo rero nyine bishobora kwangiza hazaza he kuko nta muhate aba yashyira mu kwihategura cyangwa se mu kwitegurira aho hazaza he. Niyo mpamvu rero ababyeyi bafite abana bitwa ba Aime nimwe mugomba gufata iya mbere mukamwafasha abana banyu kugira ngo bazakure hari icyo bakigezaho. Ubwo turavuga ku bijyanye
no kuba Aime iyo akiri umwana usanga nyine ari umuntu udafite icyo yitayeho, uhora ajunjamye, utagira icyo yikorera, bisaba kumubwiriza, kumushyiraho igitutu cyangwa se umuhate. Icyo gihe rero bimufasha kumutegura neza kugira ngo azagire icyo abasha kwigezaho mu hazaza he. Hari byinshi tuvuze rero biranga ba Aime. Niba witwa Aime, egera hafi muri comment, n'ubundi wari uri hafi kugira ngo wumve uko uteye, ariko nanone tugusabye kwegera hafi muri comment, ngwino tubwire ngo wiyumvise ute, cyangwa se uko twakuvuze wasanze ari wowe wanyawe, biri ku kigero cya kangahe kwijana. Hari abari tujye tubwira ibintu runaka bibaranga bakavuga bati uyu nguyu ntabwo ari njyewe, mwambeshye, ariko buriya reka ubwire ntabwo uba wiyizi kurushka abantu bakuzi, abantu bakumenya kurushwa wiyizi. Rero niba kujya bakubwira ikintu runaka bakuziho ntukagihakane, ushobora kuba utagikora 100% ariko nanone ukaba ukifitemo, cyangwa ukaba ukifitemo nyine binari ku ijana ariko ukaba utabizi neza ko ukifitemo. Rero ntabwo tubona feedback zimwe, hari abatubwira ko babyifitemo 100%, hari abitubwira bakatubwira ko bafiteho nka 80%. Rero ntamwe nimuze mutubwire muti bitewe nuko twiyumvise turabona tufite ibi bintu byose, turabona tubifite bingana na gutya kwijana. Ariko kandi nanone twibutsa abantu bamwe na bamwe bajya bavuga bati iyo mutubwira ibintu bibi tudakora, kubera icyo ujya claiminga cyangwa se ukarekarama ibintu bibi gusa. Nta muntu urarekarama ibyiza ngo atubwire ngo ibi byiza mwamvuzeho ntabwo bigira. Abenshi barekarama ibintu bibi. Rero ntabwo kuba wifite n'icyo kintu kibi ari ibintu birenze cyangwa se ntabwo ari byacitse ku buryo wumva ko hari igikuba cyacitse. Ushobora kuba ufite icyo kintu kibi kikuranga ariko kuba wagihindura. Urugero niba twarakubwiye uti wenda urangwa no kugira umujinya byihuse, ntujya wikontrola, aho ngaho ushobora kubimanaginga kubera ko umaze kumenya ko ubifite cyangwa se ubyifitemo. Ushobora kuba wabikora gutabizi, ariko nyuma y'uko tubikubwiye ushobora gutangira kwiga kubihindura, ku buryo n'ujya ugira umujinya cyangwa se nagira umuntu ukurakaza uzajya utekereza icyo gukora cyangwa ugatekereza kabiri mbere y'uko ugira icyo ukora. Niba wari usanzwe uhita uhubuka ugahita ufatirana wa mujinya ukagira icyo ukora kitari cyiza, ukaba wabasha kwimanaginga. Rero ntabwo tuba tuvuze ngo turaguhindura uko uteye 100%, uhinduka uwo dushaka kuba we, ahubwo ni wowe ushobora kwihitiramo ko wahinduka bitewe n'uko wamaze kwiyumva uteye. Ba Aime rero twabavuze, namwe mwamaze kwiyumva, mwamaze kwimenya abo muri bo. Hari ibyo ushobora kuba rusanzwe uzi, hari ibyo ushobora kuba utarusanzwe uzi. Fata umwanya rero kugira ngo witekerezeho, niba hari ibyo uhindura ubihindure, niba hari ibyo niba utagomba kubihindura nta kibazo, nabwo byihorere. Ikindi twibutse abadusabye amazina tukaba tutarayabaha, ni mwihangare, ntabwo uyu munsi tubakoreye izina ariko ejo cyangwa ejo ndashobora kuba wowe. Niyo mpamvu rero ntabwo kuba tutakoze izina ryawe uyu munsi wacika intege ngo wumve ko twabyanze, kuko hari abatubwira ko twabyanze. Ntabwo tuba twabyanze, ahubwo ntabwo igihe kiba cyakageze. Ntabwo twavuga byinshi nubwo twamaze kubivuga ready, ariko reka dusubikira ahangaha tubashimira ko mwabanye natwe, tunabifuriza kugubwa neza aho muri hose, ibyo muri mu byose bagendekire neza. Njye wabagezagaho ibi ngibi ndi Isingizwe Edith, twari kuri Media Empire. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibane namwe, ndabashimiye cyane.